yaguye muri Nyabarongo mo hagati kuko ntabwo igaragara n'abatabazi b'abashakashatsi. mu masaha ya mbere ya saa sita hari ikamyo yari iturutse hakurya muri Nyarusange, ubwo iraza igeze mu ikorosi ryegereye ku iteme, wabonaga ko yabuze feri. Ageze mu ikorosi ya ruguru iramuzunguza, aramanuka, ndavuga n'ibyo byose iriya modoka iragwa mu iteme, birangira we ayoboye ku muzungu, iramunanira paka ikubise ibiti n'imigano iterwa muri Nyabarongo. Biba ngombwa ko irenga itarambuka ikiraro, iraza ica ahagana aho inzu y'umuzungu yubatse, ibikiye ku giti kimwe cyari gihari yakivuna, maze kukivuna icana hejuru ku migano, irayirenga igwa mu mazi mo hasi kuri Nyabarongo. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda Superintendent of Police Emmanuel Kayigi yagize ati ikamyo yo mu bwoko bwa Chasseman ifite plaque IT 208 LG yari itwawe n'umushoferi uri mu kigero cy'imyaka 43, yageze ku kiraro cya Nyabarongo mu kagari ka Musongati mu murenge wa Nyarusange, irenga umuhanda iragenda igonga igiti, igwa mu mazi, irarengerwa. Abapolisi mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ku bufatanye n'izindi nzego bari gushaka uko bakuramo shoferi n'iyo modoka yari atwaye. Bakunzi ba Nkerabigwi TV, twongere tubahe ikaze mwese mwahisemo gukora subscribe aho muherereye hose. Mbashimire mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigenda bitambuka, ari nako tugenda tubagezaho. Reka mbagezeho ni inkuru navuga ngo igezweho, ni inkuru iri kubera mu karere ka Muhanga. Ni inkuru yamenyekanye kuri uyu wa gatatu tariki 25 ukwezi kwa gatatu mwaka 2026. Ni inkuru bivugwa ko y'impanuka y'imodoka yo mu bwoko bwaho, bivugwa ko yarahamye mu mugezi wa Nyabarongo ku kiraro cya Nyabiyoni. Abazi neza akarere ka Muhanga by'umwihariko aho kagabanira n'intara y'Iburengerazuba, by'umwihariko mu karere ka Ngororero, ni ku muhanda Muhanga Karongi, ariko by'umwihariko unyuze ku kiraro cya Nyabiyoni ujya mu karere ka Karongi. Ni impanuka bivuga ko yabaye mu masaha ya kare kuri uyu wa gatatu, ariko by'umwihariko turi kumwe n'umunyamakuru Eric ukorera hariya mu majyepfo y'u Rwanda, akamenya by'umwihariko n'ibice by'Iburengerazuba. Eric, tuguhaye ikaze kuri Nkerabigwi TV. Murakoze cyane nkunziza ndetse n'abakunzi ba Nkerabigwi TV, nizere ko mumeze neza n'ubwo ibyo tugiye kuvuga byo atari iby'abameze neza. Ngira ngo ni inkuru navuga ngo yatunguye benshi, ndetse ariko by'umwihariko igiteye n'urujijo, abo bamwe hari byinshi bibaza. Mu by'ukuri ni inkuru yamenyekanye ryari, ko byagenze bite? Murakoze cyane ko mu mwanya ubu tuvugana kuri iyi saha rwose ni navuga ko maze iminota itageze kuri 30 ngeze muri uyu mujyi wa Muhanga usanzwe ntuye. Aribwo nari mvuye hariya n'ubundi kuri kiriya kiraro wavugaga. Wari ubajije uti ni inkuru yamenyekanye ryari. Muri rubanda uregeye yatangiye gusakara cyane amasaha asa n'aho akuzeho, ariko mu baturage batuye muri ruriya rusisiro cyane za Nyarusange bakubwira ko ari inkuru batangiye kumenya mu masaha y'ine gutyo saa 5. Ubwo urumva abaturage bo bayimenye gutyo nyine, ufite nimero y'umunyamakuru atangira kwishakisha ngo amuhamagara amubwire, rimwe na rimwe buri wese akakubwira bitewe n'igihe abashije kugufatishiriza. Ariko muri rubanda ho bakubwira ko ari inkuru yamenyekanye mu masaha y'ine saa 5, ariko mu by'ukuri akaba ari inkuru yabaye ubundi hagati ya saa 2 na saa 3 n'igice. Ni umushoferi rero witwa Mugwaneza Idirisa w'imyaka 34, akaba yari asanzwe ari umukozi wa kampani y'Abashinwa iyi ngiyi isanzwe yubaka n'umuhanda wa Muhanga Karongi. Yari asanzwe ari umukozi wayo w'umushoferi, ntabwo yari asanzwe ari umukozi ukora ibindi, yari asanzwe ari umukozi w'umushoferi. Yari yabyutse rero n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko abandi bakozi bose babyuka bagiye mu kazi, arabanza ajya kuri sitasiyo rwose, aragenda anywesha amavuta mu tanka arayuzuza. Yari afite gahunda yo kwerekeza mu burengerazuba. Iyo modoka yari agiye gutwara akaba ari imodoka bakunze kwita amarabo, muri aba bantu bakora imihanda
bagira imodoka bita za rabo, ni imodoka ziba zipakiyemo ibintu bimeze nk'amakonkase bihoramo, n'iyo ishaje bisaziramo, akaba arizo bakoresha bapima imihanda mu buryo bwo kuvuga ngo uno muhanda uroroshye, uyu nguyu urakomeye, ibintu nk'ibyo. ubwo abize iby'ubwubatsi cyane ku by'imihanda byo bahita babyumva. Niyo modoka rero yari yazindutse agiye gutwara, ariko bikavuga ko ngo yari amaze iminsi igera kuri 3 bamwingingira gutwara iyo modoka akabyanga. Ubwo nabyo turi buze kubigarukaho impamvu yabyangaga. Yabyutse rero n'ubundi nk'ibisanzwe, yazinduka yagiye mu kazi, anywa amavuta bisanzwe, imodoka arayatsa. Amaze kuyatsa ngo abwira undi muvandimwe bari bari kumwe, aramubwira ati yego, uzi ko zino modoka kenshi zikunze kugenda zifite abantu babiri, umwe atwaye undi ameze nk'umwunganira. Aramubwira ati tujye mu kazi ka bosi, undi hari aho yari arimo kwinywera agasembuye. Aramubwira ati reka ntabwo nasiga icupa ryanjye, ngo nkukurikire genda ndagusangayo. Ubwo rero undi modoka ayiha umuriro, aragenda. Hanyuma ahaguruka i Muhanga. N'ubundi uzi ko igice barimo kubaka ari igice cyo muri Muhanga, hakurya ya Nyabarongo bavuyeyo, ubu bari muri Muhanga. Amanutse arenze ku rwibutso rwa Nyarusange, abantu bajya mu burengerazuba cyane za Karongi na Nyange, aho urwibutso rwa Nyarusange ruri barahazi. Akihagera nibwo ngo yahise yumva imodoka itangiye kugira ibibazo. Bivuga ko ngo ari feri z'imyuka zabuze, niko guhamagara mugenzi we, aramubwira ati imodoka igize ikibazo, mbuze feri z'imyuka. Mugenzi we aramubwira ati rero niba ugize ikibazo cya feri z'imyuka, shaka niyo modoka uyegeka ku mukingo itaramanuka ngo ibe wenda yakugeza kuri Nyabarongo, ibe yagutamo cyangwa iteze n'ibindi bibazo mu muhanda. Bamanuka bavugana kuri telefone, urumva arwana no kureba heza. Urabona ugeze ku rwibutso rwa Nyarusange aho ruri, haramanuka, hari n'amakorosi menshi. Urumva uko biri kose hari aho yageraga nyine akabona aho si heza ho kuyishyira, akavuga ati reka nigire imbere nkomeze ndwane nayo ndebe aho kuyegeka. Amanutse ugiye neza kugera kuri Nyabarongo, hari ikorosi ugiye kugera kuri kiriya kiraro kigabanya akarere ka Muhanga n'aka Ngororero. Ni ikiraro kizwi nka Nyabyiyoni? Yego, kuri icyo kiraro cya Nyabyiyoni hari agakorosi karimo gahinguka ku kazu k'abantu, navuga ko niba nabita abazamu sinzi. Urumva bashinzwe kureba niba hari umuntu ushobora kuza wenda gukinira aho kuri Nyabarongo iki, bagomba kuba abantu bashinzwe umutekano. Niko bikorwa ku biraro bikuru. Akigera kuri iryo korosi rero, iwe ngo yari afite gahunda uko yavuganaga n'uwo bavuganaga. Uramubwira ati reka ngende nyambutse ikiraro, hakurya haraterera. Urabona wambutse ikiraro ugiye gufata muri Nyange haraterera, ntabwo yari bukomeze ngo yiruke, yari ushakana ahirikira ku ruhande. Niyo gahunda we yari afite. Ariko akigera kuri ako kazu ngo ajye kwinjira ku kiraro, ahita ahura na kwasiteri ndetse ngo n'indi modoka y'ivatiri zavaga mu bice bya Karongi nyine ubwo mu burengerazuba. Abona nayikomezanyamo ari bugongabo izo modoka ebyiri ziri kwinjiramo. Ahita afata umwanzuro, hari ahantu hahoze umuhanda mbere aho bitaga kuri Nyabyiyoni nyaho, umuhanda wacaga mu kaboko k'iburyo ukagenda ukambuka Nyabarongo hakurya nyine ubwo kuri Nyabyiyoni. Uzi ko aribo bayobeje bahita bawuzana bacisha hariya kuri kiriya kiraro, ariyo ino kaburimbo nshyashya ubu ihari. Kariya gahanda rero iyo gakomeje mo hirya gutya ruguru ya Nyabarongo hari umuntu w'umunyamahanga uhatuye, bahita ngo ni ku Muzungu, hari agahanda kajyayo. Noneho ngo yamubwiye ati aho nari ngiye kuyinyuza ndabona byanze, kuko harimo guturukamo, harimo kwasiteri n'ivatiri n'inkomeza yo ndabagonga. Undi ngo aramubwira ati noneho ushaka aho uyihengekera aho ngaho ku Muzungu. Undi ubwo akata uwo muhanda ngo akomeze nyine ajya aho ku Muzungu yegeke ku mukingo waho. Mu kuyikata urumva yirukankaga cyane, ifite umuvuduko uri hejuru, arwana nayo n'ubunyereri, imvura yari yaguye, kaburimbo yanyereye. None urumva yarayijyanye mu gitaka cyanyereye kurushaho, aho kugira ngo ijye kwegama kuri wa mukingo
nkeka ko yamurushije ingufu ahubwo iboneza igenda ijya muri Nyabarongo. Hari igiti kinini rwose cy'inturusu cyari gihari, iragikubita igicamo kabiri, igice kimwe kigwa no hafi ya Nyabarongo. Niba nabyita gusimbuka, niba nabyita kuguruka, irenga imigano. Urabizi ko hari imigano ihari, irayurira, irayivunagura, iragenda ibice bimwe ishokanamo nabyo, igwamo hasi muri Nyabarongo, ibanjemo ikizuru, akiyirimo urumva ajyanirana nayo nuko yagiye. Eric, abantu bashobora kwibaza bakavuga bati ni ibintu byabaye mu masaha navuga yo kumanywa buragoroba, ubutabazi no gutangwa bimeze bite? Uwo wari utwaye iyo kamyo yahohowe bimeze bite? Yaba wenda babashije kumurokora iyo kamyo se yo bimeze bite ku bijyanye n'ubutabazi? Urumva nyuma mu kumara kurohama abantu bahuriye nyine bari haruguru muri uwo muzungu, hari abakoraga ngo bumvishe ikintu kidumbuyemo, baza birukanka babona kikireremba ariko gishokamo hasi, barahuruza. N'uwo bavuganaga kuri telefone we yari yagumye muri kampani kugeza ubwo yagongaga icyo giti bari bakivugana, ariko igishoka muri Nyabarongo ahita abura konegisiyo. Aravuga ati umuntu twavuganaga nkabamubuze, niko guhamagara abantu bari hafi aho ati bigenze gutya na gutya murebe. Baza biruka, imodoka basanga yarigisemo. Urumva bahamagara inzego z'umutekano, ariko mu kuhagera basanga nyine yamaze kurengerwa, ntikiri kugaragara. Mu mashusho wenda ufite hari ahantu uri buze kubona ahantu amazi ameze nk'arimo kubira. Abaturage babanje gukeka bavuga bati buriya hariya niho iri, amazi arimo araza agakubitaho akabira kuriya kuko ntibyari bisanzwe. Wenda ukura abantu mu rujijo, inzego z'umutekano, polisi, daso, marine, habanje kugera abasanzwe babona nyine ntacyo bari bubikoreho, bahamagaza abashinzwe umutekano wo mu mazi, urwego rwa polisi rushinzwe umutekano wo mu mazi, marine, baraza banazana imodoka zifite ubushobozi bwo kwikorera cyangwa se gukurura ibintu biremereye, zirahagera. Marine zijyamo hahantu babonaga ibintu bibira. Bakigeramo icyatunguranye nuko basanze ibyo bakekaga ko ari ya modoka iri aho hantu, ahubwo ni ya migano yakubisira yicagagura imanukana nayo yiguma aho hejuru. Amazi akaza yakubitaho akabira nyine agasa n'arenga, byerekana ko hari ikintu ari kurenga, niyo migano yari iri aho ngaho. Bagerageza gushakisha, ubwo bigeze mu masaha y'umugoroba mu saa 11:40, urumva guhamagaza imodoka ikurura ibikomeye kuva i Kigali, iki byose n'imvura yaramutse igwa biba bigoranye. Marine binjiramo mu masaa 11:40 gutyo, baragerageza. Inshuro ya mbere bajyamo, urumva abantu bari babishyize ku ruhande tubirebera hakurya, hagiyemo babiri baragenda bajyamo, hahandi babonaga cya kintu kibira rwose baragenda bajyamo, barakorakora bashakisha, baraheba, basubira hejuru. Urumva ni raporo bari bagiye gutanga ku babakuriye, barongera indi raundi ya kabiri babasubizamo, barahigahiga, baraheba, bafata umwanzuro bavamo, bakuramo ibikoresho, imodoka barazinga, ubwo nyine barataha. Ntabwo tuzi niba ku munsi w'ejo hari igikorwa wenda kizakurikira icy'uyu munsi cyo gukomeza gushakisha, ariko ubu kano kanya tuvugana uwo mushoferi yari n'umupapa, bambwiye ko ngo yari yubatse ariko umugore we ataba inaha, bakeka ko ashobora kuba yabaga iyo ngiyo za Kamembe cyangwa ahandi, za Rusizi cyangwa ahandi, ntawe ubizi neza. Ariko abinabo hari abazi ko yari umusore, abakoranaga bo bavuga ko yari umugabo. Abe niyo hoho yari atwaye ntago barabo, sindi niba navuga ngo biraboneka, harimo umuntu n'ikintu, byose nta na kimwe kiraboneka. Ubwo dutegereje kumenya niba ejo hazakorwa ikindi gikorwa wenda cyo kumushakisha, cyangwa niba hazabaho wenda kuvuga ngo reka banageho indabo byitwe ko bamushyingiye, ahubwo barekeraho. Ariko igihe hari icyo aka kanya turi kuvugana, ntabwo umuntu araboneka n'imodoka ntiraboneka. Ubwo tunumvye ko ibikorwa byo kumushakisha byabaye bisubitswe we kubera bijyanye n'amasaha y'ijoro. Ndagira ngo wenda udufashe
n'abadukurikiye by'umwihariko tumenye iyo turebye hariya ngira ngo ni ahantu hakunda kuba hari ibidendezi by'amazi ya Nyabarongo. Ku bijyanye n'isayo ikunda kuhaba ngira ngo urahazi, bikumvikana n'iyo hoho yari ipakiye, ikijyanye n'ubworohe cyangwa se kuba korohereza abakora ubutabazi no gushakisha by'umwihariko ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu mazi byaza koroha ukurikije nk'uko usanzwe uhazi n'ibidendezi by'amazi bikunda kuhaba n'isayo ikunda kuhagaragara. Wenda ntago navuga ko ndi inzobere muri byo, ariko urahazi, ariko uko biri kose ndahazi. Hari n'amakuru wenda umuntu aba afite ku ruhande. Turi mu bihe by'imvura irimo kugwa ihozaho. Urugero rwiza ni urugero rw'umuhanda wa Muhanga Ngororero wari umaze iminsi ufunzwe. Mu gitondo bari bawufunguye, ariko nyuma y'amasaha atageze no ku 10 polisi yongera gusohora itangazo ko umuhanda wafunze. Ibyo byose ni ingaruka z'ino mvura irimo kugwa, ikagwa amazi akagenda ari menshi. Urumva no kumanuka ku musozi hari ibyo amanukana birimo isayo iki, no mu kuza mu kujyayo kujya gukora iyo nkuru. Yego, nabwo twasanze indi modoka y'ivatiri nayo kubera ubunyerere yari yaguye wenda rwose kugera kuri centre de santé y'Inyarusange. Imodoka rwose irenga umuhanda nayo ngo ikatira umunyonzi n'umumotari ngo itabagonga, irasimbuka ikubita ku mukingo hakurya iragaruka igwa mu muhanda igaramye, amapine yari ari hejuru. Byose akaba ari ingaruka z'iyo mvura n'ubunyerere bumva. Ariko n'abashoferi aho ngaho wenda ntabwo aba yabaye makini ngo arebe kimwe na pime umuvuduko we n'aho ari kugendera uko hameze, nabyo wenda ubwo babigarukaho. Ariko umuhanda kunyuramo, umuhanda Muhanga Karongi kunyuramo, tunyuramo tugaruka, yego, ahenshi hejuru y'umuhanda hari haridaguritse, itaka ryamanutse, inkangu rwose ubona ziri mu muhanda wenda zidakanganya ariko zirimo. Ibyo bikwereka uburemere bw'imvura irimo kugwa n'ibyo irimo kumanukana ku misozi. Noneho wumva ikagenda ikabita muri Nyabarongo, hagize itaka ryari risanzwe ririmo n'isayo kugenda ikongeramo ibindi, noneho agakubitiraho n'amazi y'imvura ari kumanuka akajyamo. Tutibagiwe n'urugomero rwa Nyabarongo ya mbere, rwa Nyabarongo ya mbere, ubwo rutanga amashanyarazi ahazwi nk'Umushishiro. Ni urugomero rukunze kuzura, rwamara kuzura bakarurekura. Urumva nabo n'ibyo byambuza ukongera bakarekura amazi akaba menshi. Nabo ku Cyome nirwo bagaruka bavuga bati, bo bavuga Umuhinde, bati Umuhinde yabuze icyo amazi akayarekura kuko aho yamuyabanye menshi. Ayo mazi yose aramanuka agahurira muri uwo mugezi. Urumva amazi yari asanzwe ya Nyabarongo haba hiyongereyeho ayandi wenda ashobora kuba nikubye 3. Hari ay'imvura aturuka mu misozi, hari ayo ngayo yo ku rugomero aba menshi akagenda bakarekura ngo naho hadateza ibibazo, yose agahurira muri Nyabarongo. Urumva amazi yari asanzwe, ubutumburuke byibuze asanzweho buhita bwigira hejuru, hakiyongeramo na rya sayo. Ibyo bigahita binjyana ku kibazo warumbajije. Ntago mbona byoroshye muri iyi mvura turimo kubona imeze gutya. Ishami rya polisi cyangwa se n'abandi bashinzwe umutekano wo mu mazi, ubwo ba marine, biri buze kuborohera kubona gushakisha umuntu ngo bamubone mu gihe bikimeze gutya. Ariko hari irindi shami nabonye ntarimo kwibuka neza uko nabonye barimo kurimbwira, ryo ngo rikoresha ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, baza bagapima, baba bafite ibikoresho bapima igikoresho kikavuga kiti ikintu kiri gushakishwa kirahanaha. Nibyo nibwo bushobozi bushobora kwitabazwa kugira ngo buze mu buryo bwo gupima, haveho uburyo bwo kuvuga ngo reka twibire tujye gushakisha, ahubwo bakoreshe tekinoloji igezweho, bamenye ngo ikintu turi gushaka kiraha, ahubwo babandi bibira bagende bazi icyo bagiye gushaka n'aho giherereye. Yego,
ngira ngo Eric wenda tugana ku musozo kugeza ubu iyo mpanuka ya hoho yibiranye muri Nyabarongo n'umushoferi wari uyitwaye kugeza ubu hari inzego navuga zari zagira icyo ziyitangazaho yaba polisi yaba n'izindi nzego yindi zibanze kugeza ubu hari amakuru zari zatangaza kuri iyi mpanuka sinzi wenda impamvu ariko wenda bambabarire kubivuga gutya ubwo urwego rwo abantu bari bagerageje kwisangaho bagafasha twaje gusanga uko amasaha yagiye akura n'ikibazo kiremera byaje gusa naho birenze urwego rw'umurenge ubwo nirwo navugaga abantu bari biyambaje mu buryo bwo gushaka amakuru no gutangaza inkuru byihuse ariko biza kurenga ubushobozi bw'umurenge bisa naho binarenze ubushobozi bw'intara ahubwo bimera nkaho bibaye ubushobozi bw'igihugu cyose ibyo ndabikuriza ku nzego zari zihari habonye inzego zitandukanye abe uhagarariye polisi ku rwego rw'intara yari ahari ndetse n'abandi mu nzego zikomeye za polisi ku rwego rw'igihugu nabo bari bahari wumva ko bitakiri urwego rw'intara cyangwa umurenge cyangwa akarere ahubwo byabaye urwego rw'igihugu niyo mpamvu no mu byagiye bikoreshwa mu nkuru by'ibyo twahawe byo gukoreshwa mu nkuru ni ibyatanzwe n'umuvugizi wa polisi ariko ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ni ubutumwa yagiye yohereza nyine burimo mesaje igomba gutambuka mu nkuru ziri bukorwe n'abari bukore buvuga ko ni impanuka nyine yabaye umushoferi n'imodoka yari atwaye y'umushinga byabaye ariko bavuga bati ntabwo turamenya icyateye iyo mpanuka haracyarimo gukorwa iperereza ndetse yaba ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu mazi n'izindi nzego bagerageje gutabara no gushakisha uwo mushoferi n'imodoka yari atwaye ndetse bunaboneraho no wenda reka nze mbugusomere ndagufite hano imbere yanjye tutaza gusubiramo ubutumwa bw'abandi uko butari umukuru w'igihugu hari inama yigeze gukoresha haje umusemuzi akajya avuga ibitari yahise avuga ati umusemuzi ndumva ntari bumukenere kugira ngo ataza kunsemurira ibidahuye n'ibyo navuze ndumva icyo gihe naregaga mu wa 4 segonderi ndacyabyibuka nanjye ndabyibuka yego ubutumwa buragira buti mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 25 Werurwe ahagana ku isaha ya 3:30 ku kiraro cya Nyabarongo kigabanya akarere ka Muhanga na Ngororero ugana Karongi habereye impanuka y'imodoka y'ikamyo yataye umuhanda igwa mu mazi umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda Superintendent of Police CP Emmanuel Kayigi yagize ati ikamyo yo mu bwoko bwa Chasseman ifite plaque IT 208 LG yari itwawe n'umushoferi uri mu kigero cy'imyaka 43 yageze ku kiraro cya Nyabarongo mu kagari ka Musongati mu murenge wa Nyarusange irenga umuhanda iragenda igonga igiti igwa mu mazi irarengerwa abapolisi mu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda ku bufatanye n'izindi nzego bari gushaka uko bakuramo shoferi niyo modoka yari atwaye yakomeje avuga ko icyateye impanuka kitaramenyekana hakirimo gukorwa iperereza aboneraho no kugira inama abashoferi kwitwararika mu gihe batwaye birinda uburangare n'amakosa ayo ari yo yose ashobora kuba intandaro y'impanuka anibutsa abatwara ibinyabiziga kuzirikana ko muri ibi bihe by'imvura nyinshi bikunze kugaragaramo imbogamizi mu muhanda zirimo inkangu ubunyereri ibiziba n'ibihu abashishikariza kurushaho kwitwararika bafata ingamba zituma bitaba intandaro y'impanuka zatwara ubuzima bwabo n'abo batwaye ubwo ni ubutumwa bw'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi nasubiramo akaba ari CP Emmanuel Kayigi ubwo ibindi wenda twategereza ejo ubwo hagize ikimenyekana ko ejo basubiye gushakisha umuntu yakijaje arakongera akikora mu mitana akareba uko agerayo yego
ariko uko biri kose tuzakomeza kubakurikiranira kugira ngo tubagezeho aho bizaba bigeze, niba yabonetse n'ikizakorwa cyose tuzaba duhari ku bwanyu. Eric, ngira ngo unyemerere tugushimire kuri uyu mwanya uduhaye, twibutse abadukurikira ko by'umwihariko hano kuri Nkerabigwi TV n'impanuka y'imodoka yaguye mu mugezi wa Nyabarongo, aho yagwanyemo n'umushoferi wari uyitwaye. Kugeza ubu ntabwo biremezwa niba umushoferi wari uyitwaye yapfuye kuko ataraboneka, ngira ngo abantu ntabwo wakemeza ko umuntu yapfuye utarabona umurambo we. Tugomba rero gutegereza, ubwo reka twizere ko iyo nkuru uyidukurikiranira, andi makuru wenda tukazagenda tuyabagezaho mu minsi iri imbere. Eric, unyemerere gushimira, uri umunyamakuru w'umuhanga by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo, by'umwihariko n'igice cy'Iburengerazuba. Unyemerere ngushimire kuri uyu mwanya uduhaye. Murakoze namwe abakunzi ba Nkerabigwi TV ndetse nawe Nkuru Nziza, ariko kandi bakomeze banakore subscribe, bakande kuri ka kazogera kugira ngo amakuru ajye bageraho ku gihe, banagutere n'inkunga nyabuna bareko n'utwo dufaranga twazo tuje watudukeneye cyane. Tuba dukenewe, buriya umukuru w'igihugu ajya dushishikariza kwihangira umurimo. Ubwo nabwo ni bumwe mu buryo bwo kwihangira umurimo. Nyemerera ngushimire rero kuri iyi saa 3 irenga y'iminota 39 hafi 40, ubwo amakuru yaragezweho kuri iyo mpanuka nayo andi makuru bazagenda bakurikira mu biganiro byacu biri imbere.